bakunze umuziki nyarwanda, umuraperi Paxson amaze icyumweru kirenga ari mu buriri kubera imvune yagize tariki 19 mu kwezi turimo kwa gatatu, ubwo yaragiye kugura ngo umugati muri supermarket, nuko agezemo ahuriramo n'umwe mu bafana be amuhobera akoresheje imbaraga nyinshi, nuko biviramo Paxson kuvunika igufwa ryo mwitako. Mu kiganiro n'itangazamakuru rero Paxson yatangaje ngo ibagira ati hari abantu bakoresha imbaraga nyinshi, rero yaraje aramuhobera ati Paxson nari ngukumbuye, nyuma yaransunitse rero atabishaka ngo hasi mpita mvunika. Akagare mwabonye nagahawe kubera igufwa ryo mwitako ryavunitse nk'uko ibizamini byabigaragaje. Umufana yabikoze atabishaka, ni kwa kundi waba bishimye. Gitangaje nuko twari dufitanye na gahunda yuko tuhita tunyurana iwabo. Namaze iminota 30 ndi hasi, umufana we yasagariwe na bagenzi be, gusa narababujije babwira ko ibyabaye ari impanuka. Ubu rero ndi gushaka gahunda kugira ngo bazankorere operation. Nubwo rero mu kiganiro n'igihe Paxson yatangaje ko umufana wamusunitse bahuriye muri supermarket ubwo yaragiye kugura umugati. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yatangaje ko ngo umufana yamusunitse ubwo ari ku rubyiniro mu gitaramo aherutse gukorera mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Ngaye nguko rero abakunzi ba Paxson mukomeze mu musenge